Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye mu birere bitandukanye, tubabwire ngo Uwiteka duhire. Reka muri aya masaha dufatanye namwe kwigana ijambo ry'Imana, kuko ari ngombwa ko naryo turyiga kugira ngo tugire ikibasha kudutungira ubugingo nk'uko dukenera ifunguro ry'umubiri bisanzwe. Reka dukomeze tubabwiye ngo uyu mugiye gufatanya njyewe ubari imbere ni Mpogazi, tukaba tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo akaga k'ubutunzi butarimo Imana. Akaga k'ubutunzi butarimo Imana. Tugeretseho butari mu Imana kuko ntabwo ubutunzi bwose ari bubi, ahubwo ubutunzi nyirizina buba bubi igihe cyose butari mu Imana, niho bubera nyirabwo akaga. Dusenge tubone dukomeze. Turagushimye Muremyi wacu kuko wabanye natwe, ukaba uduhaye uburinzi bwawe, tukaba tukiriho uhabwa icyubahiro. Tugiye kwigana ijambo ryawe, umanukire kutubera mwarimu mukuru. Abavuga n'abumva niritugire uko ushaka, rikadukuza dushime urukundo rwawe. Ngaho komeza kubana natwe kuva mu itangira kugera mu isoza ku bwa Yesu. Nk'uko twari tubabwiye, tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo akaga k'ubutunzi butarimo Imana. Muri rusange iyo ugiye gusesengura ubutunzi, nubwo bigaragara mu ishusho nziza gusa kuri benshi, ariko ku rundi ruhande bujya buteza akaga ak'abantu batabasha kubona, ku buryo kenshi n'abatabufite bajya bibwira ngo ababufite baratekanye ku rwego ruhagije, mu gihe hari ababufite ariko butabahaye amahoro. Niyo mpamvu ngize ngo twigane ijambo ritubwira ngo akaga k'ubutunzi butarimo Imana. Duhereye mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni icya 13, ingingo ya mbere ni uko ubutunzi butari mu Imana bwateranya bugatanya abari babanye neza. Reka tubisome. Haravuze ngo ariko ku bakurikirana yenda uhereye ku gice cya 12, haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Ni uyu murongo umwe turi busome. Aburahamu yari umuntu w'Imana, ariko iwabo basenga ibigirwamana. Muri kwa gusenga ibigirwamana akajya yibaza uburyo umuntu asenga ikintu kitavuga, ikintu kitiyegura, ikintu kitivanaho kiri. Mu kureba uwo mutima, Imana imubonamo ko yazabamo ubwoko bwe, kubera ko hagati y'abo bapagani, hagati y'abakarudaya basengaga ibigirwamana, we yari afite undi mutima utandukanye n'iwabo. Yarahagurutse aragenda. Noneho yageze ku gice cya 13 niho havuze ngo Aburahamu ava muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli, agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari igicaniro yubatse mbere. Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituranamo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi, bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferizi babaga muri icyo gihugu. Ngaho mutwumve neza. Igitabo kiravuze ngo bageze i Kanani, Aburahamu yari afite amashyo ndetse kandi yari afite n'imikumbi.
Loti nawe nuko byari bimeze, nawe yari afite ubutunzi bwinshi bw'amashyo n'imikumbi. Baragiye bageze i Kanani, birangiye urwuri rubaye ruto, abashumba baratongana, aba Loti n'aba Aburahamu. Muzirikana neza abadukurikiye, mumenya ngo Aburahamu yari se wabo wa Loti, murumuna wa se. Aburahamu abwira Loti ati: he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Rutarambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose, yuko kinese hose, Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora. Icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. Mutwumve neza. Noneho hano igitabo kiravuze ngo hamaze kubaho intonganya, Aburahamu nk'umuntu w'Imana wari ufite umwuka w'Imana muri we, wari ufite ubukristo, wari ufite kwicisha bugufi, mbese wari umuntu w'Imana by'ukuri, yabwiye Loti ati: burya rero turi abavandimwe, twitongana, dupfuye abashumba, dupfuye amatungo, ahubwo hitamo, nidushaka iki gihugu tukigabane, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo. Loti nawe nk'uwari ubwiye guhitamo, yahisemo ahantu heza cyane, yenda kubabayeho abatunzi. Icyo kibaya, burya inzuri nziza ziba mu kibaya, nanone kandi zikaba hegereye amazi. Ushaka korora neza n'icyo areba ni uko aho yororera hadahanamye, kugira ngo ayo matungo arusheho kugubwa neza, nanone kandi areba ko hafite amazi. Ibyo ni byo Loti yarebyeho mu kwikunda. Ariko mubyumve ko ubu butunzi bwabo, aho kugira ngo bubabere umugisha, bwabazaniye akaga, kuko nta kindi bapfuye. Kare kose baragendanaga, kare kose barakundanaga, kare kose bari abavandimwe, ariko ubutunzi buje baratandukana, umwe acukwe undi acukwe. Nimujya gusoma neza mu kigwa kivuga ngo kurimbuka kwa Sodomo, handitsemo amagambo avuga ngo iyo Loti ataza gutandukana na se wabo Aburahamu, ngo abure inama ze nziza yamubwiraga, ntabwo yajyaga kurimbuka we n'umuryango we. Ariko gutandukana kwaturutse ko ubutunzi bwari bugwiriye. Ibi birashaka kuvuga iki rero? Namwe muzagerageze mu bisuzume. Kenshi cyane abantu bajya babana mu bukene, abantu bakabana mu buhanya, abantu bakabana mu bizazane, ariko imitungo yaboneka, abasangiraga duke byinshi byaboneka bakabipfa. Ngo wenda wabahaho nk'urugero gato cyane, namwe mubasha kumva. Burya abantu bajya babaho, niba ari abana 5 mu nzu, bakababwira bati burya rero uyu munsi dufite ibijumba 5, nibyo muri busangire. Byumvikane neza ko burya bakikubwira ngo ni ibijumba 5, imibare iroroshye, buri wese ararya kimwe. Ibyo byabayeho kandi bijya binabaho, bizanakomeza kubaho kuko imiryango itareshya. Ariko noneho kuba dukurikiye neza, iyo ba bantu basangiraga ibijumba 5 ari 5, buri wese akarya kimwe, kandi bakaryama bagasinzira bagatuza, kenshi cyane iyo ibintu bije birahinduka. Burya ubabwiye ngo ngize hegitari 5, imibare iroroshye, buri wese aratwara imwe, ariko ujya usanga buri wese nibura kuri hegitari yakumva bamurengerezaho santimetero, ugasanga rimwe na rimwe no mu kugabana ya mirima hajemo impaka, hajemo ibibazo, hajemo intonganya. Wababwira uti rero ngize miliyoni 10, muri 5 muzigabane kandi muringanize.
biroroshye cyane ko buri wese ari bufate ebyiri, ariko hari uri wumva ari bufate ebyiri n'igice, undi akumva ari bufate eshatu, mu by'ukuri muri kwa kuzigabana ugasanga ikibazo kiravutse. Akaga k'ubutunzi butari mu Imana, iyo bubonetse abavaga inda imwe barashwana, abari inshuti bakaba abanzi, ugasanga ibintu byacitse. Biranoroshye cyane ko muba muva inda imwe, umwe muri mwe akaba yaramutse yaruse mugenzi we, yarangiza ubwo ntiyongere kwibuka ko bonse ibere rimwe, inshuti zikaba bo bareshya, abavandimwe bakaba baramutse kimwe. Bijya bibaho cyane ko umuntu azamuka, abo biganye mu ishuri akaba bibagiwe, uretse abo baramutse kimwe, abo bava inda imwe mu muryango, ubwo akaba bataye, abo babanye mu buzima busanzwe ari inshuti, ubwo akaba bataye, inshuti zigahinduka n'abavandimwe bagahinduka. Ubutunzi butari mu Imana iyo buje butanya abavandimwe. Iyo mutabaye maso, mushobora kugira za miliyoni kuri konte, mukagira amazu n'amazu, yewe mukagira ibintu byinshi by'umurengera biteye ubwoba, ariko bikababyarira akaga nk'ako byabyaye kuri Aburahamu na Loti, aho bari inshuti, aho bari abavandimwe, ariko bigasoza batandukanye. Ariko aho umuntu yanavuga ati burya banatandukanye neza ugereranije. Kubera iki? Iyo Aburahamu ataza kugira umutima uca bugufi, yari afite uburenganzira bwirukana Loti, kandi akamwirukana nabi. Mu zihe nzira rero? Igihugu cy'i Kanani cyari cyarahawe Aburahamu nk'isezerano, hahandi twatangiriye Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ngaho igihugu cyari icye, ubutaka bwari ubwe. Kabiri, yari se wabo, yari amufite mu burenganzira nk'umubyeyi. Icyo ni ikindi. Gatatu, yamurutaga n'ubukuru. Mbese Aburahamu yari afite ijambo kuri Loti mu nzira zose zishoboka. Ariko yaremeye aca bugufi kugira ngo amahoro akunde aboneke. Ku bazasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ni mu kigwa aho tuza gusoma aya magambo, ni abakurambere n'abahanuzi ni mu kigwa cya 12 isuba ibanza, aho bavuze ngo aba bombi bageze i Kanani bafite amatungo menshi ndetse n'imikumbi. Aho nihutira cyane naha ni mu kigwa cya 12 nk'uko twababwiye, isubi ni iya mbere. Harimo aya magambo nifuza ko mwakumva. They soon found that increased possessions brought increased trouble. Aburahamu na Loti baje kubona neza ko kwiyongera k'ubutunzi bwabo kwazanaga n'imvururu mu muryango. Hano baravuze ngo bo ubwabo nk'abantu bakuze babonye neza ko kwiyongera k'ubutunzi kuri kongera n'imvururu mu muryango. Aha niho twahariye tubabwira ngo burya buramutse butari mu Imana, ubwo butunzi, ubwo bukire bwarutwa n'ubukene. Hano haravuze ngo in the midst of hardships and trials, they had dwelt together in harmony, but in their prosperity there was a danger of strife between them. Ngaho mubyumve neza. Haravuze ngo mu birushya n'ibigeragezo bari barabanye mu musabano n'ubumwe. Ndasubiramo, in the midst of hardships and trials, they had dwelt together in harmony. Mu birushya byinshi n'ibigeragezo byinshi, Aburahamu na Loti bashyiraga hamwe kandi bagahuza. But in their prosperity there was a danger of strife between them. Ariko igihe bari baguwe neza, ubutunzi bumaze kuza, havutse impaka hagati ya bombi. Bana b'Imana mudukurikiye, munyumve neza.
mu birushya, mu bigeragezo, mu bukene n'ingorane, babanye neza bashyira hamwe, kugubwa neza, ubutunzi bije, havuka impaka hagati yabo. The pasturage was not sufficient for the flock and heads of both. Burya urwuri ntabwo rwari rukibakwiye, kuko amashyo yabo n'imikumbi yabo byari byinshi. And the frequent disputes among the headsmen were brought for settlement to their masters. Haravuze ngo, amaze kandi intonganya hagati y'abashumba babo zahoraga zibazanirwa ngo bazikemure. Kuvuga ngo abashumba ba Loti n'Aburahamu bahoraga batongana inshuro nyinshi bakaza kuburanira imbere yabo. It was evident that they must separate. Cyari ikimenyetso cy'uko bakwiriye gutandukana. Abraham was Lot's senior in years. Aburahamu yari mukuru kuri Loti mu myaka, and his superior in relation, kandi yaramurutaga mu birebana n'amasano kuko yari se wabo. In wealth, yamurushaga ubukire, and in position, kandi yamurushaga n'umwanya wo hejuru. Yet he was the first to propose plans for preserving peace. Ariko niwe wafashe iya mbere mu kugena umugambi wo kuzana amahoro. Yaba mwari mwumvisha aha hantu, hano haravuze ngo ubwo impaka z'abashumba zabazanirwaga, burya Aburahamu yarabibonye abona ko igihe kigeze ngo batandukane. Ariko nk'uko igitabo kitubwiye, kandi nk'uko twabibabwiye mbere y'uko tubisoma aha ngaha, Aburahamu yari mukuru mu myaka, akaba mukuru mu birebana n'amasano kuko yari se wabo, akaba mukuru kuko yamurushaga ubutunzi, akaba mukuru kuko yamurushaga umwanya wo hejuru. Ariko igitabo kiratuvuze ngo niwe wafashe iya mbere mu gutanga inzira y'amahoro. Iyaba Aburahamu atarafite Imana muri we, yari kubwira Loti ati rero, burya uru rwuri ni jye waruhawe, burya ndanakuruta mu myaka, burya no mu cyubahiro ndakuruta, burya n'ubutunzi ndakuruta, mvira aha ngaha, reba iyo wangarira n'amatungo yawe. Reba iyo wangarira, umvira aha ngaha, ureke kuntesha umutekano. Ariko mu by'ukuri bana b'Imana, bigaragara neza ko ntabwo ari abantu benshi yakwemera guhara yaramutse, yakwemera kuba ari we ufata inzira izana amahoro, biramutse ari we waramutse mu muryango, biramutse ari we ufite amafaranga, biramutse ari we utunze umuryango, biramutse ari we waramukanye icyubahiro, ubwo ndavuga yenda nk'akazi keza, burya namwe muzabibona, muremera akabategeka nubwo yabaha amategeko atariyo. Aho muzagerageza kubibona neza, aho uyu munsi wa none ushobora kuba uri umubyeyi ufite abana baramutse, wowe urashaje, nibo bakora, nibo bagukodeshereza inzu, nibo baguhahira, nibo bakugurira uwo mufuka w'amakara, nibo baguha igitenge cyashaje, inkweto yashaje nibo uhamagara, burya niyo hari umuvandimwe yagize ibyago uri bumutabare, nibo waka tike, iyo hari umuvandimwe wagize ibirori ushaka kwifatanya nawe, niwe utasaba tike. Uriya mwana nubwo ari umwana wawe wamubyaye, iyo avuze urahorera. Iyo atazi guca bugufi rwose utegeka umubyeyi, umubyeyi ntanyeganyege, ntavuge, ntiyinyagambure. Ubutunzi butari mu Imana buteza akaga buruta ibyiza buzana. Niyo mpamvu ingingo ya mbere itweretse ngo burya ingingo ya mbere y'ubutunzi akaga buteza nuko butanya abavandimwe, nuko buzana imvururu mu miryango, nuko buzana imvururu henshi. Hepfo y'aya magambo ndasomamwe aya magambo, haravuze ngo here the noble and selfish spirit of Abraham was displayed. Aha niho umutima utunganye kandi utarimo kwikunda wa Aburahamu wagaragariye. Kumva ari buce bugufi imbere y'umwana abereye se wabo, kumva ari buce bugufi imbere y'umwana abyaye, kumva ari buce bugufi imbere y'uwarusha ubutunzi. Ya mubyumve neza mujye munabibona, aho umukire rwose agira atya, akaba afite ikibanza kirimo inzu nziza n'ipariseri nini, akareba
umutindi ufite akabanza gato kadashyitse ariko yakifuza gato cyane, akaba atanze amafaranga akagira bakamuhesha bo hejuru, wamutinda akaharenganira kuko ntacyo afite atanga. Ibi murabibona henshi. Noneho rero hepfo ati how many under similar circumstances would yet all hazard cling to their individual rights and preferences. Mbese ni bande biramutse bibaye bitya? Ni bande biramutse bibaye bitya? Nabangana iki iyo biramutse bibaye bitya bizirika ku burenganzira bwabo n'amahitamo yabo? Iyo habayeho impaka ziturutse ku butunzi, nabangana iki bajya bizirika ku burenganzira bwabo n'amahitamo yabo? Buriya Aburahamu yashobora kuvuga ati burya urahangara mu isambu yanjye nahawe n'Imana ugahitamo heza ukansigira habi? Hepfo how many household have facile rent asunder. Haravuze ngo mbese ningo zingana iki zasenyutse biturutse ku butunzi. Akaga k'ubutunzi butari mu Imana. Ningo zingana iki zasenyutse biturutse ku butunzi. How many churches has been divided making the cause of truth a byword and reproach among the wicked. Mbese ni amadini angana iki yatatanye agacikamwo ibice biturutse ku butunzi. Iki ni igitabo kirabajije ngo nabangana iki iyo bigenze bityo bizirika ku burenganzira bwabo? Nabe yaramukanye amafaranga ntukongere kugira n'icyo nsaba. Ubwo nyine akaba ari uko avuze, akaba ari nako bigenda. Ntukongere no kumpamagara. Ubwo arega niba wanarenganijwe ukajya gusaba imbabazi, murabibona hirya no hino. Hepfo hati nabangana iki basenye imiryango bagatatana bava indimwe biturutse ku butunzi. Gatatu ni amadini angana iki yasenyutse biturutse ku butunzi. Namwe murabibona henshi aho idini ryifata rikubaka hoteli, rikubaka inyubako y'ubucuruzi, rigakora ibindi bikorwa bibyara inyungu, ariko byagera igihe cyo kugabana za nyungu havamo ubwumvikane buke, amaze ugasanga umwe aravuze ati burya icyiza ni uko najya gushinga iryanjye dini nkagumura abizera hano. Ubutunzi butari mu Imana buteza akaga. Icya kabiri ni uko buteza kwiyemera nyirabwo iyo atazi guca bugufi ngo yemere ko Imana ariyo ishobora byose, Imana ariyo ikora byose. Burya iyo udafite uwo mutima hari n'igihe ujya wibwira ko amaboko yawe, ubwenge bwawe, ubuhanga bwawe ari byo byabuguhaye. Nanone kandi ukibwira ko abatarabugezeho ari ubujiji bwabo. Aha niho tuza kureba neza aho mu gutegeka kwa kabiri, igice ni icya 8 kuri uyu murongo hari ijambo Imana yabwiye Abisirayeli. Harimo aya magambo, ndahera kuri 11 ariko ndasoma nihuta kugira ngo nawe utazahirwa ukumva ko nta ruhare rw'Imana ruri mu byawe, ahubwo ukumva byose ari imbaraga zawe. 8:11 gutegeka kwa kabiri, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. 12 numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uvuye habi, uvuye mu ndiri y'ubukene, uvuye mu ndiri y'ubutindi, ukaba ugeze hahandi heza. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusangwe butwika na sikoropiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira amano mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi kugerageza ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe.
17 mubyumve neza, na 18 niho nashatse. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Abatwumva mwumve neza iri jambo. Igitabo kiratubwiye ngo uramuka ugeze ku butunzi, ugize amashyo, ugize imikumbi, ugize amafaranga, ugize amazu, uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na ba sekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Haravuze ngo uzibuke neza ko Imana yawe ariyo iguhesha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Mu gitabo cy'uburezi paji 121 tugeze ku kagingo kavuga ngo burya ubutunzi, iyo umuntu agize ubutunzi adafite Imana bumutera ubwibone. 121 harimo aya magambo: les miracles de 5000 personnes nourries par Jésus montrent comment la puissance de Dieu œuvre pour la moisson. Mu gitangaza cyo guhaza abantu 5,000 cyakozwe na Yesu, hagaragaramo imbaraga y'Imana ikuza umusaruro. Jésus nous fait découvrir le monde naturel et nous révèle la force créatrice qui agit sans cesser pour notre bien. Haravuze ngo Yesu aduhishurira isi y'ibyaremwe, akatwereka imbaraga ikora kutugirira neza ubudatuza. A multiplier la semence jetée dans le sol. Mu kongera umusaruro w'imbuto yabibwe mu gitaka. C'est lui qui multiplia les paix, accomplit chaque jour un miracle. Hano haravuze ngo mu gutubura imbuto yabibwe mu gitaka, uwatubuye imigati ajya akora ibitangaza bya buri munsi. Burya mu byumve, gutera ikirayi kimwe kikazabyara umugozi uvaho ibirayi 20-30, igitabo kiratubwiye ngo ni imbaraga y'Imana. Burya gutera igishyimbo kimwe kikazavaho ibishyimbo 20-30-50, ni imbaraga y'Imana ibikora. Burya reka tubabwire ngo nuwakoresha ubwenge bw'umuntu hatabayemo ubwibone yanabibona. Ntabwo watera ikijumba ngo kizabyare ikijumba, ariko ufata umugozi ukawushyira mu itaka bikazabyara akantu k'umuzi gato kadafatika, yarangiza bikazabyara ikijumba kikaza kiryohereye nta sukari wabiteranye. Wakubaza iyo mbaraga ibikora ntabwo wabisobanura, kubera ko ufashe ikijumba akaba ari cyo utera nticyabyara ikijumba, ariko ufashe umugozi ubyara ikijumba. Umugozi se ubyara ikijumba gute? Kubera ko utazi ari wa mugozi. Kubera iki nkirisha ibyatsi by'icyatsi kibisi, igakamwa amata y'umweru ntihaze cya cyatsi kibisi. Wowe mushumba wabikubaza wabisobanura ute? Ku muntu ajya gutera insina, niyari ifite amakoma akayakuraho akajyana igitwetwe, yarangiza akagitera, ejo kikazavaho igitoki. Kubera ko utayiterana n'igitoki ngo bikunde, icyo gitoki wasobanura ko kivumbukanye. Niho bavuze ngo mu gutubura imbuto yabibwe mu gitaka, uwatubuye imigati akora igitangaza cya buri munsi. C'est pas un miracle qui nourrit discontinue des millions de personnes du produit des champs. Mu buryo bw'igitangaza ajya agaburira miliyoni z'abantu akoresheje umusaruro uva mu mirimo. Aha niho Dawidi muri Zaburi 145:15 yanditse ngo amaso y'ibibaho byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo, upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Mu gitabo kimwe niho banditsemo ngo Imana igikorera mu bahinzi bake bagahinga byinshi bizahaza abatuye isi yose. Usanga umuntu ahinze hegitari nk'eshanu wenyine, kandi ugasanga ntazaryamo n'umufuka umwe. Wenda niba azakuramo imodoka zigera muri 3 zuzuye,
hari igihe atazakuramo na wa mufuka ngo awurye, ariko Imana ikamenya ngo hari abakorera amafaranga badahinga, nibo benshi ku isi, igakorera mu bahinzi bake bagahinga byinshi bizagaburira isi. Hepfo, les hommes ont été appelés à collaborer avec lui pour surveiller la semence et préparer les pays. En faisant cela, ils ont oublié l'action divine. Hano haravuze ngo Imana abantu bahamagariwe gukorana n'Imana mu gukurikirana iyo mbuto yabibwe mu butaka, ariko iyo imaze kwera abantu bajya bibagirwa uruhare rw'ijuru mu kwera kw'iyo mbuto. Hepfo, on attribue l'œuvre de Dieu à des causes naturelles où l'ingéniosité des hommes et trop souvent ces dons dénaturés sont utilisés à des fins égoïstes et deviennent source de malédiction, non de bénédiction. Hepfo ati umurimo w'Imana bajya bawitirira impamvu karemano cyangwa ubuhanga bw'abantu, maze impano Imana yabahaye zigahindanywa, zigahinduka umuvumo aho guhinduka umugisha. Iryo nshaka ni irivuga ngo umurimo w'Imana abantu bajya bawitirira impamvu karemano. Umuntu yacuruza bikagenda ngo ni akaduka kari heza, hari uwo mubangikanye batajya baza kandi atari uko aba nabi. Yakweza ngo yabyitayeho, hari n'ababyitayeho bakora ibyo basabwa byose kandi birarumba. Yakorora zakororoka, zagwira zaba amashyo, ngo azi kuzitaho, azi kuziha ubwatsi, azi kuzuhira ku gihe, amaze yarangiza burya hari n'uzitaho ariko bikanga akagira imyaku, zimwe zikanyagirwa, ari byo bita gukubitwa n'inkuba, amaze yarangiza bakazinyaga, ibihombo bikamuturuka impande zose, iyo arangiza wowe utahuye n'ibihombo ukibwira ko hari ubuhanga bamurushije. Igitabo kiravuze ngo kenshi abantu bajya bafata umurimo w'Imana bakawitirira impamvu karemano, bakumva ko hari ubuhanga bwabo, ngo yashyizemo imiti myinshi, yagiye abagara ku gihe, yabyitayeho, hari n'ababyitayeho bararumbya kandi ntako batagize. Noneho hepfo hati Dieu cherche à changer tout cela. Imana ishaka ko ibyo byose bihinduka. Mu yandi magambo, Imana irashaka ko uyu munsi nge nawe tumenya ngo umunsi twahiriwe, burya ni umugambi w'Imana, burya ni imbaraga zayo. Uriya uramutse uteye imyaka, imvura ntigwe, ntawe watonganya. Watonganya nde? Kutatuka Imana. Wakubita ubutaka, wakubita ikirere. Biramutse uteye imyaka, hakagwa imvura gusa ariko izuba ntiriboneke, kandi ko byombi bikenerwa ngo imyaka yere. Wowe ntubona ko mu kugubwa neza kwawe harimo Imana? Wowe ntubona ko no kubaho ukarama, uyu munsi ukaba utari kwa muganga, uyu munsi ukaba utari kajorite, ufite amaboko yombi, hari abayabuze kandi atari bo bayakuyeho, uyu munsi wa none ukaba ufite amaguru yombi, hari abatayagira kandi batarabigizemo uruhare, wenda n'impanuka bahuye nazo, kandi nawe ugenda mu binyabiziga nk'ibyo bagendamo. Niyo mpamvu mu gutegeka batubwiye ngo burya uramenye, amashyo yawe nagwira, imirimo ikaba myinshi, kubaka amazu ukayabamo, uzirinde kuvuga uti amaboko yanjye niyampesheje ibi bintu. Ahubwo uzibuke ko Uwiteka Imana yawe ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, niguha n'ubwenge, kuba utarasaze. Dore ko hari n'abajya bamara kubigeraho bakabona ko abatabifite bo nta bwenge bafite, ari ibigoryi, ukagira ngo bo hari ukundi kundi barimwe. Rero akaga k'ubutunzi butagira Imana ni uko butera nyirabwo kwibona, akumva ko hari icyo ari cyo, akumva ko hari ikidasanzwe. Rimwe na rimwe muzanabibona, benshi niyo bamaze kuzamuka kugira ngo azabone imbaraga ica bugufi ngo ashyikire wa mukene wo hasi, reka ntaho bahurira, ntaho bavuganira. Ashobora no kumucaho mu modoka mureba, baziranye, baturanye, barabanye, bariganye, barakoranye, ariko akamurusha umugisha. Yarangiza yagera imbere
imodoka ikaba ikwamye mu cyondo cyangwa ikagwa mu cyobo cyangwa muri rigori zimubona, wowe wese uzi inyuma n'amaguru wahagera akakubwira ati mfasha kuyikuramo, kandi wenda wanamuteze akakubwira ko yuzuye ayirimo wenyine. Bijya bibaho ko umuntu azamuka akibwira ko ari imbaraga ze, akibwira ko ari ubuhanga bwe, akibwira ko ari ubwenge bwe, ntamenye ko yego nibyo yaratekereje, ariko Imana niyo yakoze uruhare runini kuko yakurinze kuba umusazi. Nibyo warakoze, ariko ufite amaboko kuko Imana ikiyagutije. Hari abatayafite batayanze bataranayikuyeho. Nibyo ufite amaso, ariko hari abatayafite kandi batanze kuyagira kandi bataragize uruhare mu kuyabura. Ibyo byose rero abantu bakwiriye kumenya neza ko burya ubutunzi butari mu Imana bujya butera nyirabwo kwibona, akibwira ko ari we wabikoze, akibwira ko ari imbaraga ze, akibwira ko ari ubwenge bwe, rimwe na rimwe agasuzugura n'abataburamukanya. Ibyo rero ni indi mpamvu, ni indi ngaruka y'ubutunzi ariko butari mu Imana. Mucyumve neza. Noneho bene ubu butunzi butari mu Imana ku ngingo ya 3, burya muri kwa kumva uri igikomeye, muri kwa kumva uri umuntu, hari igihe gusa ujya ugira n'isoni zo kwemera iby'Imana, kwemera ko Imana iriho, ukaba ko wanakwemera ko ariyo yaguhaye ibyo, ariko imbaraga ziyisanga ziyoboka inzira yaguteganyije kunyuramo zikabura. Kubera iki? Muzasoma muri Yohana 3, umugabo witwa Nikodemu yashatse gusobanuza ibirebana n'ukuri yabaga mu idini y'Abayuda, ashaka gusanga Yesu, ariko kubw'ubwoba, kubwo gutekereza ngo kanjye umuntu ukomeye mu idini y'Abayuda, kanjye umwigisha amategeko, kanjye n'umwanya ndimo, biramutse bigaragaye neza ko nagiye guhura n'uriya muntu, mbe burya ntabwo byaba ari ishyano, mbe burya ntabwo banyita umusazi, mbe burya ntibabona nataye umutwe, asanga Yesu nijoro ariko yanze kumusanga ku manywa kubera umwanya yari arimo gusa. Ahandi muzasoma ngo no mu bakuru b'Abayuda n'Abafarisayo hari benshi bamwemeye ariko batinya kuyoboka imyizerere ye. Uwo ni Yesu bavugaga. Ibi rero kenshi iyo umuntu amaze kugera hejuru, keretse wenda iyo byagusanzemo, ariko abafite ubutunzi bw'iyi si bagaragara nk'abakire benshi cyane, bajya babona kwinjira mu iyobokamana nyakuri ry'Imana byabatesha agaciro. Noneho ibi byanditswe mu Bihamya, muzingo wa 251, aho handitse ngo Dieu m'a montré qu'il y a de nos jours de nombreux cornets qui désirent se rallier à son église. Imana yanyeretse ko muri iyi minsi hari ba Koruneliyo benshi bifuza kwiyunga n'itorero ry'Imana. Uyu Koruneliyo muzamusanga mu Byakozwe n'Intumwa, yari umusirikare ukomeye ndetse akaba n'umukire, afite ubutunzi bw'iyi si. Rero yaje gukunda iby'Imana ariko abura imbaraga z'ibiyoboka. None hano haravuze ngo hari benshi Imana yanyeretse ko muri iyi minsi hari ba Koruneliyo bashaka kwiyunga n'itorero ryayo. Ils ont de la sympathie pour ceux qui observent les commandements du Seigneur. Bagirira impuhwe abakomeza amategeko ya Nyagasani cyangwa abana b'Imana. Mwumve rero. Mais les liens qui les retiennent au monde sont solides et ils n'ont pas la force morale nécessaire pour prendre position avec les humbles. Ariko imigozi baziritse ku isi irakomeye cyane, ku buryo imbaraga zabo zananiwe kuyica ngo biyunge n'aboroheje bemeye kuyoboka inzira y'ukuri. Aha muhumve neza, igitabo kiratubwiye ngo ni abantu b'abakire bafite imitungo y'isi, ni abantu b'abanyacyubahiro bari mu myanya iremereye yo hejuru. Igitabo kiratubwiye ngo bakunda ubutumwa bwiza, yewe bagirira n'impuhwe abawuyobotse,
ariko bo imigozi bazirikiye ku isi irakomeye ku buryo batabasha kuyica, amaze ngo bemere gufata umwanya mu boroheje bayobotse ukuri. Ni hahandi yicara akavuga ati harya ubu nanjye nka meya biramutse bigaragaye ko nicaranye na ziriya nsuzugurwa byagenda bite? Nkanjye umuntu ukomeye, nkanjye umunyamafaranga, bigaragaye ko niyunze na bariya batindi byagenda bite? Niho igitabo kitubwiye ngo burya hari abantu bemera ukuri mu mitima yabo kandi batakurwanya, ariko babuze uburyo baca imigozi baziritse ku isi. Aba rero nabo gusabirwa, aho igitabo kitubwiye ngo bashaka kwiyunga n'itorero ry'Imana ariko babuze imbaraga. Reka dukomeze nanone ku kaga kuba ubutunzi ariko butari mu Imana. Iyo tugerageza gusoma neza, Yesu muri Yohana aganira n'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo iyaba wari uzi ugusabye ku mazi, nawe wamusabye ku mazi y'ubugingo. Muri icyo kiganiro kirekire Yesu yaje kumubwira ngo unywa aya mazi uri kunyima azongera agira inyota. Ubwo ni muri Yohana 4 ku basomyi. Haravuze ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Aha baraganiriye, aha bagerageje kuganira, ni 4:13 ndagera kuri 14. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Aho nashakaga ni aho igitabo kitubwiye ngo aho Yesu abwiye uriya musamariyakazi ati burya rero unywa amazi nzamuha azongera agira inyota, ariko unywa amazi azongera agira inyota, ariko unywa ayo nzamuha ntazagira inyota iteka ryose. Aha muri uwo murongo uvuga ngo unywa aya mazi azongera agira inyota, ubwo yari avuze muri rya riba rya Yakobo, yandi wa mugore yamwimaga, yari ashatse kuvuga iki rero? Mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose, ku bazasoma ni mu kigo cya 19, Ikinyarwanda ni 142, njyewe ndasoma Igiswahili 125. Haravuze ngo ubwo ni wa murongo wavuze uvuga ngo Yesu akujibu haraka swali la kumuhusu yeye mwenyewe, bali alisema kwa dhati kwamba kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayomupa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayomupa yatakuwa ndani yake chemchemo ya maji yakibubujika uzima wa milele. Haravuze ngo Yesu ntiyahereye ko asubiza uriya mugore mu buryo bwahoranije, ahubwo yaramubwiye ngo unywa aya mazi azongera agira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindurira nk'isoko y'amazi idudubiza iteka ryose, cyangwa se kugeza mu bugingo buhoraho. Hepfo ati yeye anayetafuta kupoza kiu yake katika visima vya ulimwengu huu atakunywa na kuona kiu tena. Umuntu wese ushaka kwimara inyota mu mariba y'isi azahora nyina inyota iteka ryose. Kila mahali wanadamu hawatosheki. Burya biravuze ngo mwene muntu ahari hose ntanyuzwe. Haravuze ngo ku isi yose abantu ntibanyuzwe.
wanatafuta kitu cha kuleta mahitaji ya moyo. Bifuza ikintu cyamara amakene y'umutima wabo. Ni mmoja tu anayeweza kukidhi mahitaji hayo. Umwe gusa ni ushobora kurangiza ayo makene bafite. Hitaji la ulimwengu, tumaini la mataifa yote ni Kristo. Amakene akomeye isi ifite, ibyiringiro by'amahanga yose ni Yesu. Hepfo ati, neema ya kimbingu ambayo inaweza kutolewa na yeye tu ni maji ya uzima yanasafishayo, yaburudishayo na kuutia moyo nguvu. Hano haravuze ngo ubuntu butangwa n'ijuru. Ubuntu butangwa n'ijuru gusa ni amazi y'ubugingo yeza umutima, ahembura umutima, akawusubizamo intege. Icyo bashatse kuvuga ahangaha, burya ariya mazi Yesu yavugaga yo mu iriba rya Yakobo, aho yabwiye uriya mugore ngo unywa aya mazi azongera agira inyota. Ahangaha bavuze ko ari ubutunzi bw'isi, aho batubwiye ngo aho ariho hose kuri iyi si abantu ntibanyuzwe, bakeneye ikintu gihembura amakene y'umutima wabo cyangwa se kirangiza amakene y'umutima wabo. Mbese barashaka ubutunzi bw'ikirenga, ariko igitabo kiratubwiye ngo bene bazahorana inyota iteka ryose. Wajya mu bihamya, umuzingo ni uwa mbere. Umuzingo ni uwa mbere, ikigo cya 77. Burya aho twageze ubutunzi bw'isi butera inyota iyo umuntu adafite Imana, kuko Pawulo muri Timoteyo yaravuze ngo ubwo dufite imyambaro n'ibyo kurya biduhagije tunyurwe nabyo. Bene uyu rero udafite Imana, ubwo adafite kunyurwa muri we, nta n'igihe ajya yumva yakize. Ngaho mubyumve neza, umuntu udafite Imana muri we ntabwo ajya akira ngo yumve yakize. Ava ku kazi k'ibihumbi 100, aho wamubazaga ngo bite, akaba ari kuganya tu. N'agashahara ni urusenda, ntikanahagije. Wamushyira kuri 300, kakaba kakiri urusenda. Wamushyira kuri 500, karacyari urusenda. Wamuha miliyoni, bikaba bikiri urusenda. Nuzamuha miliyoni 5 z'umushahara, bizaba bikiri urusenda. Nta gihe umuntu udafite Yesu muri we ajya anyurwa ngo yumve ko anyuzwe. Kandi burya ku muntu utanyuzwe koko nta bukire bwinshi bubaho. Noneho hano 465 haravuze ngo ni ibihamya umuzingo wa mbere. Mu Gifaransa haravuze ngo Satan cherche par ses tentations nous rendre le monde infiniment attrayant. Satani akoresheje ibishuko bye arashaka kutwereka isi mu buryo bureshya. L'amour des richesses et des honneurs lui permet de fasciner les hommes et de gagner les sympathies des chrétiens même. Burya gukunda ubutunzi n'icyubahiro bijya bituma yikururira abantu mu buryo bworoshye, kandi akigarurira n'imitima y'abitwa abakirisitu. Ils sont nombreux parmi ces derniers, ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour acquérir des richesses. Burya ni benshi cyane mu bavuga ko ari abakirisitu biteguye gutanga ibishoboka byose ngo bagere ku bukire. Niyo mpamvu ujya usanga bamwe bakora amanywa n'ijoro butaruhuka, abandi bakarara bateza abandi ugasanga baraca mu nzira zitandukanye, abandi urasanga baraca mu butekamutwe. Murabibona hirya no hino. Hano haravuze ngo bajya no mu mirimo itemewe. Niyo mpamvu bavuze ngo hari abantu biteguye gukora ibishoboka byose ngo bagere ku butunzi. Et plus leur succès s'augmente dans ce domaine, maze uko barushaho kugera ku butunzi, moins ils apprécient la vérité, niko badaha ukuri agaciro, et moins ils s'intéressent au triomphe de celle-ci, niko batitaye no ku nsinzi y'uku kuri. Aha baravuze ngo n'abita abakirisitu burya iyo biramutse bibagezeho nabo bajya bagenda bakagwa nk'abandi bose bagasaya. Hepfo haravuze ngo il n'ont plus l'amour de Dieu, juste en insensé. Ntabwo bakigira urukundo rw'Imana muri bo, kandi bakora iby'ubugoryi. Iryo nashatse niri plus ils amassent de bien. Kuko abantu barushaho kurundanya ubutunzi, plus ils se sentent pauvres. Niko barushaho kumva ari abakene,
parce qu'ils ont désir davantage, kuko bashaka ibirenze ibyo bafite. Aha igitabo kiravuze ngo burya abantu benshi cyane uko barundanya ubukire niko barushaho kumva ari abakene, kuko bashaka ibirenze ibyo bafite. Iby'isi mubona ubundi mu miterere yabyo bwa mbere ni nk'inzoga. Abatwumva mudukurikire neza, iby'isi ku ruhande rumwe ni nk'inzoga. Buriya umusinzi waraye anyoye niwe ubyukana inyota nyinshi yo kunywa, niwe ubyuka n'ubundi yumva akeneye za nzoga, mu gihe uwaraye atanyoye we niyo yanywa amazi inyota ye yashira. Ariko ni nako bimeze no ku butunzi. Burya wamaze gusogongera kuri duke niwe wifuza twinshi. Ufite igare niwe wifuza moto, ufite moto niwe wifuza imodoka, ufite imodoka niwe wifuza irenze iyo ngiyo afite, akaba yakwifuza n'indege kuko hari abazifite. Nuko bimeze. Ufite 100 niwe wifuza 200, ufite 500 niwe wifuza miliyoni. Mbese urwego umuntu agezeho nirwo rujya rumusunikira kwifuza kugera ku rundi, nabwo akarara adasinziriye kandi ataraye hanze. Noneho ubu ibi niko bimeze. Burya ubu butunzi mubona iyo umuntu atabufite aba ari ikibazo cyane, kuko ntanyurwa igihe cyose ahora ari umukene. Iyo ahora ari umukene kenshi niko agira n'ubuntu buke, kuko ibyo afite abona bikiri bike. Hirya yo kugira ubuntu buke, burya hari n'abajya bapfa bakenyutse ntibarye ibyo baruhiye, kubera kurara bakora babona ibintu byabo bikiri bikeya. Noneho muri iki gitabo nanone cy'ibihamya umuzingo wa mbere, muri iki gitabo cy'ibihamya, burya ubu butunzi nabwo iyo umuntu adafite Imana, niyo ari mu itorero ariko adafite Imana muri we, bujya bumukura mu kuri. Harimo aya magambo 282 cya gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere. Harimo aya magambo, haravuze ngo il vous a été donné d'améliorer vos conditions de vie, d'obtenir la longue des richesses que vous auriez pensé employer sagement à la gloire de Dieu. Hari igihe cyabayeho maze imibereho yanyu irahinduka, mubona ubutunzi mwifuzaga kandi mwatekerezaga ko muzakoresha mu buryo bw'ubwenge muhesha Imana icyubahiro. Hepfo, au fil à quelle anxiété votre ange gardien s'est-il demandé si cette nouvelle épreuve ne nous abattrait pas. Mbega uburyo marayika uturinda yagize agahinda kenshi ubwo yibazaga niba icyo kigeragezo kitazaduhitana. Kigeragezo bavuze n'ubutunzi. Haravuze ngo au fil et à mesure que l'argent vous arrive, ko amafaranga yarushagaho kuza cyangwa se muyabona. Je vous ai vu graduellement et presque imperceptiblement vous séparer de Dieu. Burya nagiye mbabona mugenda murenga buhoro buhoro mutandukana n'Imana. Aha muhumve neza, igitabo kiravuze ngo uyu we yabonye abana b'Imana bari mu itorero ry'ukuri, uko amafaranga yazaga, uko ubutunzi bwinjiraga, niko bagendaga bayembayemba bajya kure y'Imana. Cet argent qui vous était confié, vous le dispensiez pour vous-même, pour faire une vie confortable. Burya aya mafaranga mwabikijwe mwayakoreshaga nabi, mubikoresha mu bintu byo kwinezeza ubwanyu. Noneho reka ngerageze nse nuva ahangaha gatoya. Igitabo kiratubwiye ngo marayika ukurinda yagiye ayembayemba buhoro buhoro kandi ababaye, kuko nawe yabonaga uko uri kugenda ubona ubutunzi, uko amafaranga yinjira, nawe uri kugenda uyembayemba ujye kure y'Imana. Ni hahandi uzasanga abantu tubatakiye imirinzi, ni hahandi uzasanga baragiye kure y'Imana, ku buryo mu by'ukuri usanga aho kugira ngo ubwo butunzi bubegereze Imana bubajyana kure yayo. Muri aka gatabo bita kwirinda, ndasoma mwaya magambo
kaga k'ubutunzi butari mu Imana. Haravuze ngo ubwo turi kuri ya nyota y'ubutunzi rero, nyigarutseho gatoya yindi twasomye muri Yohana, aho mu bifuzwa ibihe byose batubwiye ngo burya unywa ku bitega byo muri iyi si ntazigera ashira inyota. Hano haravuze ngo 109, une des causes les plus fréquentes de la déchéance humaine est l'amour de l'argent, le désir immodéré de richesse. Haravuze ngo burya imwe mu mpamvu ikomeye yo gusigingira kwa mwene muntu ni ugukunda amafaranga no kwiruka ku butunzi n'ubuhahara bwinshi. Beaucoup d'hommes réduisent leur vie à la seule poursuite de l'argent. Abantu benshi cyane bigabanyiriza iminsi yo kurama kwabo biturutse kwiruka ku faranga gusa. Et sacrifice sommeil et repos, bakabamba ibitotsi n'ikiruhuko aseti nikefe kugira ngo bayashyikire. Ibi birahari. Leur constitution naturellement robuste se délabre. Wari ufite impagarike nzima yihanganira indwara izira umuze, ikangirika igahindana, ikaba inyantege nke. La maladie, conséquence d'un emploi abusif de leur faculté physique. Indwara nk'umusaruro wo gukoresha imbaraga z'impagarike nabi, s'empare de zikabagira icumbi, la mort met fait au drame d'une vie de péché. Amaze bigasoza urupfu rushyize iherezo ku mibereho yabo y'icyaha. Ariko nta kindi gitumye aba bantu bapfa bakenyutse. Ni ukubera kwiruka ku butunzi n'ubuhahara bwinshi. Igitabo kiravuze ngo bajya bigomwa ibitotsi bakigomwa n'ikiruhuko kugira ngo bakunde bashyikire bwa butunzi. Barahari cyane bakora ijoro n'amanywa. Wanamubaza ati yewe ukoze ubayeho muri uyu mugi ntabwo waryama ngo uzabeho. Noneho kandi burya nsubiye inyuma gato ku page 7 y'iki gitabo haravuze ngo nous devrions travailler avec modération et éviter le surmenage. Twiriye gukora mu rugero titunaniza umubiri cyane. Si par nécessité nous sommes amenés à abuser de nos forces. Niba bibayeho ko dukoresha imbaraga z'umubiri nabi, ce doit être une exception et non une habitude. Bikwiriye kuba itegeko, bikwiriye kubirengayobora ntibibe akamenyero ku bantu bose. Bivuze ngo burya tutabaye abaka hari abantu batunzwe no gukora ubutaruhuka kubw'impamvu. Ijoro ryagenewe kuryama ariko wenda atunzwe nuko ari umusekirite. Ijoro ryagenewe kuryama atunzwe nuko ari umusirikare wenda ararara uburinzi, ntawamenya. Igitabo kiravuze ngo niba abantu bigomwa bya bitutsi bakigomwa cya kiruhuko, bizabirengayobora ntibikaba akamenyero kuri buri wese, ngo buri wese yumva byemerewe. Se ngo niba wakora ku manywa ukabona ibigutunga, ukambara, ukabona aho urara, burya ushaka warya bike kugira ngo uramire amagara yawe, kuko hari n'igihe burya bijya binagera muri kwangiriza impagarike, ugasanga n'ubundi umuntu ararwaye, umuntu agize amagara mabi, ugasanga agiye kwivuza ariko nta yindi mpamvu imuteye kwivuza ari uko yakoze by'ikirenga kwa kurara amajoro, gukora ijoro n'amanywa. Hari abacuruza agahera mu gitondo 3 akazataha 5 z'ijoro, kandi burya nuko kudasinzira nako guteye akaga. Rero ni akaga k'ubutunzi butari mu Imana. Bene aba batanyurwa n'aho bageze. Igitabo cyo ni igitabo cyitwa Abadahangayitse. Baranditse ngo dukwiriye gushimira Imana ku rwego tugezeho, ntibitubuze gukora tuzamuka tujye ejuru, ariko nanone ntitugire ubuhahara, cyane ko nanone banditsemo amagambo avuga ngo abantu benshi uyu munsi bari gukorera kurushanwa no kurebanaho. Kwa gukorera kurushanwa no kurebanaho ngo ni muri cya gitabo cyitwa Abadahangayitse. Kwa kurushanwa no kurebanaho, ibyo bigatuma abantu bakora ubutaruhuka, amaze ngo bikabatera indwara. Hari ibyo batubwiye ngo rimwe na rimwe bijya bibatera no gupfa bakenyutse. Burya ubutunzi butari mu Imana, bana b'Imana mubyumve neza, nacyo ni ikindi kibazo. Noneho aha reka nsome ya magambo ari muri Baho Udahangayitse. Banditsemo aya magambo mu kigwa kivuga ngo ibitera guhangayika. Banditsemo aya magambo nayo twari tumaze kuvuga, nubwo twari tumaze kuyababwira
ni muri baho udahangayitse. Ubutunzi butari mu Imana rero buteye akaga, reka tubushake nubwo wenda twaharanira kubugeraho, ariko kandi tumenye ngo iyo butari mu Imana buteza akaga. Kenshi duharanire kugira Imana nyambere, nk'uko umurongo utubwira ngo mubanze ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana iduhe kubiharanira, iduhe kubyahagirira, iduhe kubyirukankaho, iduhe kubishakana umwete, kandi iduhe kuyiringira muri byose mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenze nanone nk'uko twatangiye dusenga. Turagushimye Uwiteka Imana kuko wabanye natwe, ukaba uduhaye igahuro ry'aya masaha ridutungira ubugingo. Uhabwe icyubahiro. Duhe kukugira nyambere muri byose, kugira ngo nitukubona mu buzima bwose kandi nanone tukabona ko ari wowe ushoboye byose, turushaho gushima urukundo rwawe. Uzi amakene yacu kuruta uko tuyazi, ibyazatuduhesha amaherezo meza biduhere mu izina rya Yesu.